ndakwifuriza kugira abanzi benshi ahubwo bazajye bavuga amakuru yawe. Haleluya. Abanzi benshi haraga burya abantu bakwanze ntacyo bakugira. Waba mutoya bateragenda ukagira ngo aragaruka, waba mugufi baterareshya n'ubutaka, waba muremure bagise ni muremure ngo azamanura imvura. Ubwo wowe urumva abantu bagukunda mwiki? Kuko uko wasa kose abantu ntibabiburira, ntago babibura uko babigoronzora ngo bakwite mubi, bibakwite kudashobotse, bakwite ko ari ibyo wigira. Ariko ngo abantu barakwanze. Yewe data we, abantu nibashake bakwanga, Uwiteka apfa kuba kwishimira. Uwiteka apfa kuba anyishimira. None Moridekayi ninde wari umukunze? Amategeko y'igihugu avuze ngo uyu muntu azapfa. Na mama wawe yavuga ati nabyaye benshi, atari kuriya nawe sinzi ubwoko bwe. Ariko Imana ikwishimira. Haleluya. Imana ikwishimira. Ihindura ibintu ku munota wanyu. Abantu bakavuga bati burya niwe mwana wari umunyabwenge. Uzareba iyo wakize baravuga bati twari tubizi, twabonaga agira ubwenge, kandi utaragira amafaranga bakubonaga nk'injiji. Niko abantu bameze, bakunda umuntu Imana yarebye neza. Imana ibarebe neza uyu munsi mu izina rya Yesu. Haleluya. Kuko amaso y'Imana yarebye umuntu neza, ibitangaza by'Imana biraba. Kandi buri muntu wese uri kwisi ni umukandida w'ibyago akaba n'umukandida w'ibyiza. Ntuzarebe umuntu ngo uri hasi ngo byanyurahe, wese ibyawe byanyuze hehe? Wavukanye ibintu wowe, ntabwo waje uri agahinja wambaye ubusa none uravuga ngo iby'abandi ngo bizaca, aho ibyawe byaciye niho n'ibindi bizanyura. Uko bana abantu bagukomera amashyi ni nako bazakuvugiriza induru. Ntabwo nge nshobora kwemera yuko abantu bankomera amashyi, kuko ndabazi amashyi ikizayaherekeza. Umuntu wari uzi abantu ni Yesu. Yesu baramubwiraga baturi mwiza, ati munyitira iki mwiza? Kuko bavuze ngo Hoziyana Hoziyana, ni nabo bavuze ngo nabambwe nabambwe. Ndishimye kugera hano, n'ubwa mbere mageze. Nitwa Tuyishimire Diogene, nkaba nkunda Imana, kandi nkaba Imana yarampamagariye kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza. Ndagira ngo rero muri urwo rwego dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo kubara. Ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kubara ibice 14, turasoma umurongo wa 8. Kubara ibice 14 umurongo wa 8. Mwakwihuta tukahagera 14 umurongo w'8. Haravuga ngo niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu, akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Reka twongere dusubiremo, kuko ndagira ngo aka kantu mugafate. Niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu cy'amata n'ubuki. Amen. Nejejwe n'Imana iduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire. Bibiliya iravuze ngo niba Uwiteka atwishimira. Nagira ngo manze mbabwire ngo nta kintu na kimwe ariko kibasha kurogoya imigambi y'Imana. Reka nongere mbisubiremo, nta kintu na kimwe. Ubundi twebwe iyo turi kwireba tubona hari ibintu byarogoye imigambi y'Imana. Nta bintu namba birogoye imigambi y'Imana.
niyo byaba ubukene, niyo byaba kutagira imiryango, niyo byaba amasasu, niyo byaba iki, nta kintu na kimwe kirogoya imigambi y'Imana. Niyo byaba gusaza, Aburahamu yarashaje neza abona imigambi y'Imana irapfuye, ariko n'ubusaza ntiburogoye imigambi y'Imana. Ntazagira ikintu kikwikubita imbere, kikuza imbere ngo kikwereke ko imigambi y'Imana yapfuye. Haleluya. Nta kintu namba gifite ubushobozi bwo kurogoya imigambi y'Imana. Bibiliya yijya kubivuga ivuga ibintu bitatu by'imbaraga. Icyambere ivuga ubuhanga, ikavuga inama, urumva, inama, ubuhanga, ubwenge. Ibyo byose ngo nabyo ntibyarwanya Imana, kandi ibyo ni ibintu bikomeye. Ariko ijambo riravuze ngo niba Uwiteka twishimira, dore ngako akantu gakomeye, niba Uwiteka kwishimira, ni imbaraga, ni ubuzima, ni icyubahiro. Nubwo waba ukennye, nubwo waba usuzuguritse, Uwiteka kwishimiye. Haleluya. Nubwo waba mugufi, nubwo waba muremure, nubwo abantu baba bakwemera, nubwo abantu baba batakwemera, Uwiteka apfa kuba kwishimira. Haleluya. Uwiteka apfa kuba akwishimira. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ikintu Imana yakomeje gupfa n'abantu. Satani nimba hari umugabo w'umuhanga nabonye n'uwa mbere, aramanza akakwereka ibintu bidahari. Ngo umuntu ngo kubera ko adafite inzu ngo ubwo ngo nta Mana ihari. Inzu se n'Imana bihuriye? Ngo kuba ngo nta diporome mfite ngo simeze nk'abandi. Diporome ntabwo ari ibipapuro. Nimba Uwiteka twishimira, ntagira ibintu murata ahangaha. Bibiliya irambwira ngo uwirata yirata Uwiteka. Amazu se ntabwo ahirima, abafite ibitwaro se ntabwo babatsinda bakirukanka bakabita. Niba Uwiteka twishimira, icyo cyonyine, ibindi byose ntabwo nanjye nta nubwo bindeba. Mumanze mundamurira amaboko Imana. Iki ariko ko ndeba muyazamura ukagira ngo arahinnye, mwarambuye neza. Haleluya. Ndashaka nkubwire ngo nta bibazo namufite, ibibazo nibyo wishyiramo. Hano hari umuntu atangira ngo mfite ibibazo ufite nibihe. Abantu ni bazima, abantu nta wacitse ukuguru, abantu barasa neza, abantu baguwe neza, ariko ngo dufite ibibazo. Ibibazo se mufite ni nimba Uwiteka atakwishimira ufite ibibazo. Ariko niba Uwiteka kwishimira, isi nishake guhagurukira, abantu nibashake bakwanga, Uwiteka kwishimira. Haleluya. Dawidi yavuze ijambo rikomeye, avuga ngo Uwiteka ikizanyereka kunyishimira nuko abanzi banjye batazavuza impundu zo kunesha. Niba Uwiteka kwishimira, ntabwo abanzi bawe bazavuza impundu. Ndashimira Imana. Muvuga muribaza muti urashimira Imana iki? Ndashimira Imana yuko ari Imana, ibyo birahagije. Icya kabiri, nta nubwo Imana ishaka ko abana bayo baba mu mudamararo, kuko mwibeshye mukaba mu mudamararo ntabwo mwayimenya. Abantu baba bari guceza babyina, urumva kubera iki? Nta Mana bazi. Burya karya kanya ko guceza twakabaye turi gushima Imana, turi kuyiririmbira, ati ndabaririmbira ibyo wampfiriye, akaba ariyo tubyina. Ariko none hazamwe indirimbo zo gusingiza abakobwa, akaba arizo baciza. Namwe munyumvire, none se muragira ngo natwe Imana itugirire neza tujye guceza? Imana iramanza ikagukamura kugira ngo utazaceza, ukazajya uririmbira uti ndabaririmbira ibyo wampfiriye. Urumva kuko wadupfiriye ni wowe wakuririmbwa, ni wowe wakuratwa, ni wowe gusingizwa. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo niba Uwiteka atwishimira,
azatujyana mu icyo gihugu, azakiduha ari igihugu cy'amata n'ubuki. Ubundi mu rugendo tugenda ugomba kwibuka ibintu bine. Icya mbere, iyo uva, iyo ugeze n'iyo ugana. Iyo uva, iyo ugeze n'iyo ugize gute, n'iyo ugana. Aho umuntu agezeho haragatsindwa. Aho tugeze ni hari igihe hakwibagiza. Kandi kimwe mu buhanga nabonye bwa Satani akwereka ibitarakozwe ariko akakwibagiza ibyakozwe. Mw'abantu mwe ntimwabonye imbaraga z'Imana? Kuba muriho ntimwabonye imbaraga z'Imana? Ntabwo babaroze mukanga gupfa, ntabwo babahaye iminsi mukaba mukiriho. None ibyo byakozwe ntabwo byatuma dukomeza kugenda. Ibyo byose iyo uva, iyo ugeze n'iyo ujya, ibyo byose bigomba gukomezwa n'amasezerano, amasezerano y'Imana. Ariko ikibazo gihari, amasezerano y'Imana iyo abantu iyo bageze mu kaga bibagirwa ko n'Imana yavuze. Umuntu akavuga ati ariko yaba ariyo yavuze, yaba ari umuntu wavuze. Kuko Dawidi ngo byaramushobeye, biramushobera, aravuga ati reka njye kubaza Samweli. Aramubaza ati Samweli, ni wowe wavuze ngo nzaba umwami? Ni Imana yabivuze, wabivuze ninde? Kuko iyo umuntu iyo yageze ahantu mu kaga yibagirwa ko n'Imana yavuze, akibagirwa n'urukundo rw'Imana, ahubwo akabona agiye gupfa byonyine. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo niba Uwiteka twishimira, akangaka ko mukitondera, niba Uwiteka twishimira nicyo kirahagije. Aba bantu bavugaga ngo niba Uwiteka twishimira ni Aburahamu. Kandi mbibutse kuba umuntu ariho nta ruhare yigeze abigiramo. Muri mwese nta muntu n'umwe wigeze agira uruhare mu kubaho. Twagiye tubona turaje twisanzeho, ariko tugize amahirwe tumenya n'uwadushyizeho. Cyane yuko hariho n'abantu batazi yuko, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana iriho, izahoraho. Ni Imana itazigera namba isaza, ni Imana itazananirwa. Ubundi hari ibintu nagiye mbona ku bantu, abantu bagiye bemera ibintu bazakora, ariko igihe cyo kubikora cyagera bakananirwa. Ariko sindumva Imana ibwira umuntu ngo nananiwe bya bintu sinkibikoze. Ibyo yavuze no kubikora irabikora. Niyo mpamvu yabwiye Mariya, iramubwira ngo umva Mariya we, mwene wanyu Elizabeth aratwite, kandi impamvu atwite nuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ubundi yakabaye adatwita, ariko kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere aratwite. Haleluya. Wumvishije icyatumye Elizabeth atwita? Nuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ubundi byakabaye birangira, ubundi byakabaye bidakunda, ubundi byakabaye bidashoboka, ariko kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, nicyo gituma iby'Imana yavuze biba. Kandi bikaba nta cyerekezo bifite, ariko bikanga bikaba kubera ko ari nta jambo Uwiteka avuga ngo rigira gute, ngo rihere. Yosuwa rero na Kalebu, aba bantu n'Abisirayeli murabazi, bari barimo kuva muri Egiputa. Ariko mbibutsa aho bavaga mu masezerano Imana yahaye Aburahamu. Aburahamu yatinze kubyara, ariko arabyara. Imana iramubwira ngo mwana wanjye Aburahamu, abana bazagukomokaho bazaba basuhuke mu gihugu cya Egiputa, kandi bazamarayo imyaka 400. Nanjye ubundi nzibuka isezerano ryanjye, nzabakuzayo amaboko y'imbaraga. Reka mbabwire rero, Imana ikintu ivuze nta ruhare wagira rwo kugikuraho. Nubwo wagira gute ikintu Imana ivuze, nubwo wakoresha imbaraga zingana gute ikintu Imana ivuze, nta bushobozi wagira bwo kugikuraho. Kandi bica mu nzira
mu nzira umuntu adasobanukiwe, mu nzira umuntu atazi, ariko ijambo Imana yavuze rigasohora. Ryasohora bigoranye, ryasohora byoroshye, ariko icyo Imana yavuze nta muntu n'umwe ujya ukitambika, kuko iyo ukitambitse urapfa. Nta muntu n'umwe nari nabona witambika umugambi w'Imana ngo abeho. Abitambitse umugambi w'Imana bose barapfuye. Imana irabwira umuntu ngo nzamukomeza, ngo none ngo ngiye kumwica. Ntabwo Imana irinda umuntu, ahubwo irinda icyo yamuvuzeho. Reka mbisubiremo, weho bakuroga ugapfa kuko n'ubundi uri nk'abandi, ariko impamvu bakuroga ntupfe ntabwo ari wowe udapfa, ahubwo uri muri wowe ni wowe udapfa. Naho weho wapfa, weho warangira, weho wasara, weho wakwirukanka, weho ibyawe byaba bibi, ariko kuko uri muri wowe ari umunyambaraga. Niyo mpamvu nta kintu tuba, imbaraga z'Imana ziduhagararaho. Haleluya. None se wambwira ute Saduraka na Meshaki na Abedenego kubera iki badashya? Ntago bambaye umubiri se, ariko iri muri bo ntabwo ishya. Niyo mpamvu njye nabwiye abantu, ndababwira ariko abarozi burya bagira utuntu tw'amaringushyo. Njye nabuze umurozi w'umuhanga rwose w'umuhanga, azirinde kuroga abandi, ariko rwose azangirira impuhwe njya ndoge. Abandi buzabihorera, ariko njye uzangirira impuhwe. Hari abantu bajya bavuga ngo urabona, nigeze kuvuga ngo sinzarya ibijumba, abantu baranyiyama. Abivuga ngo sinzarya ibijumba, abantu bati ibijumba, bati si ibiryo. Ni ibiryo, ariko njye nariye byinshi nta bindi nzongeramo. Urumva, kandi icyo wiyaturiraho, icyo uvuga nicyo kikubaho. Burya niwumva kumwe bavuga ngo ariko ngo runaka ngo azabimbwa, nawe ukabona uzabimbwa, burya tayari ntukajye, burya uzabayo rwose. Ariko nimba wumva uri umuntu udasanzwe, burya nta nubwo usanzwe. Niyo mpamvu nta burozi buhari bwo kutwica. Yesu yageze ubwo atubwira ngo muzarya ibyica ntacyo bizabatwara, muzakandagira inzoka na sikoropiyo. None muganga araza akakubwira tumva ntuzongera kurya isukari, ugahita uvuga ati sinzongera kuyirya. None isukari ni uburozi? Ko twebwe twemerewe no kuzarya ibyica ntibigire icyo bidutwara. Cyokora we abakristo baraguye n'impamo ya Mungu. Barakubwira bati ntwongera kunywa isukari, ugahita uvuga ati zananyica. Ariko none ubwo niba gutega imbeba, none nimba watinya isukari, umunsi uzasanga imbeba iri ku muryango ntuziruka. Kandi abanyamasengesho baragowe ngo nimuze ngo musenge cyane, ngo nabonye ngo imbeba ngo uburyo ngo imbeba ngo yaciyeho ngo mu buryo ngo budasanzwe. Ukibaza iyo mbeba yaciyeho mu buryo budasanzwe, yari yambaye ingofero, yari ikenyeye igitenge, ko ariko ngo uburyo ngo yajemo, ngo uburyo ngo yagendaga ngo mundi ngo muze ngo musenge ngo yaje ngo mu buryo budasanzwe. Uburyo budasanzwe yajemo n'ubuye. Twebwe twambaye imbaraga, tuzakandagira inzoka na sikoropiyo, tuzarya ikintu cyose. Mwebwe nimwiyumve mu budahangarwa. Bimwe mu bimenyetso by'abizera ni ukugenda badafite ubwoba. Haleluya! Ni ukugenda badafite ubwoba. Iyo wagize ubwoba uba wabaye umwana wa Satani, ariko abana b'Imana nta bwoba bagira. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu, mu rubyaro rwawe abo uzabyara. Aburahamu kuko yari yaratinze kubyara, aravuga ati ninshaka nzababyare bazamarayo n'imyaka 800. Kuko yaravugaga ati Imana se nababyara? Ubu Imana ishobora kuba umaze nk'imyaka 15 utabyara. Umuhanuzi akakubwira ati rero senga kuko mbanye uzabyara abana b'indaya. Ati ninshaka nzababyare bazaba indaya. Reka da, nta jambo nta kinanira Imana mu gihe cyategetswe. Mu gihe kitari cyo wabigerageza bikanga, ariko mu gihe cyagenwe, mu gihe cyagezweho, ujye umenya ko imbaraga z'Imana nta kibasha kuzitambika imbere. Icyo zashatse gukora kirazikora. Icyo zashatse gukora kirazikora.
ariko Aburahamu aravuga ati apu nta nibyo nirirwa nsengera nibashaka bazamarayo n'imyaka 800 mbe nababyaye. Reka rero abyara Isaka abyara Yakobo abyara abana 12, uwa 11 yitwa Yosefu, ngo nuko ngo bamwange cyane, ngo mu rwego rero ngo rwo kumwanga cyane ngo baramugurisha ngo kugira ngo iby'Imana ngo ibyo yarose ngo bitazaba, ngo nimba ngo bamugurishije ngo bakamugurisha ngo mu bihugu bya kure ngo barwanyije Imana ra ngo maze ngo turebe ngo ubwo buzozi bwe ngo buzasorera, kuko icyambere bari babikoze nta telefone yabagaho ngo wenda ngo azahamagara papa we, nta radiyo hari ngo bazatanga amatangazo, nta televiziyo, bamugurishije mu bihugu bya kure, nawe aracyari umwana ntazi iyo biva n'iyo bijya. Baravuga bati twirire ibijumba, twirire n'umutsima wacu, ngo twamurangije ubundi tureba aho ubuzozi bwe buzagira gute buzasohorera. Ariko ndakubwira ngo amasezerano mureka manze nshimira Imana, aho kugira ngo umitaje, uranyumva neza, aho kugira ngo umitaje wama amasezerano. Ubu n'abantu bafunzwe kandi bari batunze amataje, nta bantu bafunze bari bafite PhD bize cyane, aho kugira ngo rero njye byose wama isezerano, kambwira uti mwana wanjye uzajya hose nzakurinda. Haleluya! Izo nizo mbaraga, naho ibindi byose birashira. Ntabwo mwari mwumva itaje zatejwe cyamunara, mwirate rero ngo dufite ngo itaje. None hari umugore witwa Vashiti, baramubwiye bati ko umugabo wawe agushaka, ati ko navuye ku murenge, ati nanjye ibyo biramureba. Ko ngo wavuye ku murenge se ntibasubirayo bakongera bakabisenya. Mwizere isezerano n'imbaraga z'Imana, ibindi byose ni ubusa. Naho ibyo twishingikirijeho ni umusenyi, niko umuririmbyi avuze. Aravuze ngo nsingize Yesu wanyegeje ibyaha, ibindi byose ngo ahandi hose ni ku musenyi. Nta bantu mwumvishije bahunga ibihugu byabo bagasiga ibintu bakirukanka, ariko ndashimira Imana yuko nubwo twirukanka tugasiga ibintu, ariko twirukankana amasezerano muri twebwe. Kuko nta muntu wirukanka n'ibintu, ahubwo twirukankana ibiturimo, kandi ibiturimo ntibiraswa, ntibipfa, ntibishya, ntibabiroga, ahubwo umuntu arabigendana. Haleluya! Haleluya! Ibiturimo turabigendana, ariko mwambare Imana icyubahiro cyinshi. Haleluya! Imana njye nyifitiye icyizere, abantu nimushaka muyiburire icyizere. Ubundi se wagize ngo Imana ikeneye abantu 100, ikeneye 3, Saduraka na Meshaki na Abedenego, kuko abandi bose baba bunamye igishushanyo bagicejereje, ariko 3 bakavuga ati niduceza twebwe. Aba 3 barahagije. Ntimwirirwe muvuga ngo ariko ngo ku rusengero rutuzuye. Twakabaye hano dufitiye Imana icyizere twese, igihugu cyose twagihindura. Ntabwo Imana ikeneye abantu murundo, ikeneye abantu bakeya bayifitiye icyizere. Haleluya! Yosefu ngo bagira gutera, baramugurisha kugira ngo barwane n'iki, n'inzozi. Ariko mureke mbabwire, ndashimira Imana kandi mubicunge cyane. Iyo abantu banze umuntu nibwo Imana imukunda cyane. Mwarabibonye igihe bavuze ngo tukuvuyeho nibwo Imana yakugiyeho. Kandi mureke mbabwire, muri mwebwe ufite abantu benshi bamukunda n'abantu 5,000, ufite benshi wenda n'ibihumbi 5, kandi u Rwanda rugizwe na miliyoni 8. None ubwo miliyoni 7 zisigaye Imana iziguhaye zikagukunda, ntabaragukunda, abantu baracyari benshi. Abantu nibashaka bakuveho, hirya y'abantu hari abandi Imana ifite. Waho hari akantu bita Bluetooth murakabona, baragakonegita. Mureke natwe tumanze twikonegite n'Imana,
twishyire mbese twebwe n'Imana biba ari mahwi, ubundi abantu tubihorere. Ariko ubundi reka mbabaze, igihe mwirukiye ku bantu mwaguze imodoka, igihe mwirukiye ku bantu mwaguze amasambu ya miliyoni zingana, mureke twikonegite ku Mana, niyo Mana y'imbaraga. None se ubu hari umuntu ufite abantu bafite inshuti zimaze imyaka 20, inshuti imara imyaka myinshi, imara 3, iraza igakora ibyo igomba gukora, ikigendera, indi ikigendera, indi ikigendera. Ubu mugiye kureba kuri telefone abafite za email, wasanga hari n'abantu mwari inshuti ariko wibaza uyu Rudoviko n'uwaye, kandi wari wewe wiyandikiye nomero ye. Kubera iki? Nitwikonegite ku bantu, ahubwo mureke twikonegite ku Mana. Mureke mbabwira uzi umugabo witwa Hamani yikonegise ku mwami, we n'umwami baba umwe. Hamani aramubwira tumva mwami ndakwinginga, ndashaka kwica abantu. Tekereza ubwo umuntu yumva afite ibyishimo byo kwica abantu, n'umwami akamubwira tubice rwose. Urumva batari inshuti, bari barikonegise. Hamani n'umwami bari aramubwira tubice rwose uzanabamare. Ariko ngo abikonegise ku Mana batarikonegise ku mwami ngo barasenga. Mumvugira ijambo ryitwa gusenga. Gusenga nta mafaranga ufite ejo ukagenda mu modoka, kubera kuko gusenga. Reka mbabwire, ubundi hari ibintu ngo binyaruka. Urumva nimba hari ikintu kinyaruka, burya na telefone nayo iranyaruka. Uzi kugira gutyo ugakanda ugahita uhamagara muri Amerika, biriruka umunota umwe, ahubwo se ugerawe amasegonda biba bigeze muri Amerika. Ariko ibyo ntabwo byiruka. Ngo ikintu kirukanka cyane ngo ni isengesho, kuko ngo isengesho ngo ririrukanka cyane, kandi isengesho ntabwo risaba. Mureke mbabwire, uzi ko ngo abamarayika bajya batangirirwa mu nzira, ariko nta kintu gitangira amasengesho. Amasengesho ntabwo ajya ashyirirwaho bariyeri, ngo amasengesho ngo arirukanka, ngo akajya imbere y'Imana agakomanga urugi ngo ashaka kureba Imana. Abayuda ngo barasenze, barasenga. None ngo mu gusenga haba ibintu bibiri. Icyambere, Hamani uko basengaga niko nawe ngo yari ari mu rugo, abwira abantu ati mwabantu mwe, umwami yampaye byose, n'ibwami hari inkera, yanyemereye no kwica abantu, atari ko ngiye kugira ngo mbice, ndumva Morodekayi ambangamiye, ndumva namwica igihe kitaragera. Baramubwira bati se wasize umanitse igiti, nimba umwami agukunda ubundi ukazinduka kare kare akamuguha, ubundi ukamwica ukishima ukagubwa neza. Nyumvira abantu bishima kundi yapfuye. Ngo nuko ngo yanze ngo kumupfukamira, ngo no kumwikubita imbere. Ariko mu gusenga kw'Abayuda hariho ubugambanyi, habaho na sirikwi mu buriri bw'ibwami. Nimunyumvira amasengesho ajya guteza akajagari ibwami. Ngewe ndagira ngo mbabwire ngo ngewe muri mumfashe dusenga, amasengesho yacu ajya guteza akajagari. Kubera ko Abayuda barimo basenga bambaye ibigunira, Imana yakoze igitangaza gikomeye, itera umwami abura ibitotsi, kandi uburiri bw'umwami nta kibazo cyari kirimo. Uburiri bw'umwami nta kibazo cyarimo. Waravuga ngo bamuzanire igitabo asomemo, ngo basanga handitsemo Morodekayi. Bihuza n'umuntu wari ufite ikibazo, bihuza n'umuntu wari ugiye gupfa. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nta muntu upfa yasenze. N'ubundi tuzapfa, ariko ntituzapfa urupfu abantu bashaka, ahubwo tuzapfa urupfu Imana ishaka. Ngo umwami arasoma ngo asanga ibintu Morodekayi bikomeye yakoze.
arabaza ati Morodekayi yitwara muhembye? Bati nta kintu yahembwe rwose. Ninde muntu usuri hanze w'umutwaro urusha abandi gukomera? Bati hari Hamani yazindutse, ibyamuzinduye ntitubizi. Ati nimumubwire aze hano. Ndagira ngo mbabwire wikonegise ku mwami n'uwikonegise ku Mana harimo itandukaniro. Wikonegita ku bantu bakazakwigarika umunsi umwe, wakwikonegita ku Mana ikazagutabara abantu bakwigaritse. Niko Imana ibigenza. Haleluya. Wikonegita ku bantu bakazakwigarika, wakwikonegita ku Imana ikazagutabara abantu baguhindutse. Kandi uko bana abantu bagukomera amashyi ni nako bazakuvugiriza induru. Ntabwo nge nshobora kwemera yuko abantu bankomera amashyi, kuko ndabazi amashyi ikizayaherekeza. Umuntu waruze abantu ni Yesu. Yesu baramubwiraga baturi mwiza, ati munyitira iki mwiza? Kuko bavuze ngo Hoziyana Hoziyana, ni nabo bavuze ngo nabambwe nabambwe. Nugira igihe ukabona uri mu gihe cyo gukundwa, uzamenye ko ejo aba bagukunze bazakwigarika. Noneho Morodekayi yibereye aho ngaho bari mu masengesho, bambaye ibigunira, bamerewe nabi, bafite ubwoba, kuko hari itariki zari ziriho zo gupfa. Kandi nyamara mwebwe nubwo bikomeye nta gihe cyo gupfa cyashyizweho, ariko uzi kubaho, uzi ngo igihe iki n'iki nzapfa. Nibyo bintu hari byatera ubwoba. Ushobora no gupfa igihe kitarajya. Amadosiye yari amanitse mu mijyi, amanitse mu dusantere, ahantu hose handitswe ngo mu kwezi kwa 12 umuyuda hariho hose azapfa. Ariko ngo babaza Hamani bati Hamani, umuntu umwami akunze kuba twabigenza dute? Arababwira ati yashakaga gukora kudeta. Ati uwo muntu umwami akunda kubaha, uwo twamushyira ku ifarashi y'umwami, tukamwambika ikanzu y'umwami, tugashaka umutegetsi urusha abandi icyubahiro, akagenda amuzengurutsa mu mujyi hose, afite na mikoro irimo amabuye mazima, agenda aririmba ngo nguko uko tuzajya tugenza uwo mwami akunze kubaha. Baramubwira bati ibyo byose hatavuyemo na kimwe ubikorera umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami. Kandi nyamara uwo ngo agiye kubikorera yaraje kumutwara ngo ajye kumumanika. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyawe cyo gupfa n'igihe cyawe cy'ubwoba nicyo gihe cyawe Imana igutabayemo. Reka mbisubiremo ntabwo mubyumvise. Igihe cyawe cyo gupfa n'igihe cyawe cy'ubwoba, igihe wabonaga byakomeye, igihe wabonaga nta buzima, nicyo gihe Imana yitamururamo. Haleluya. Kuko Bibiliya yaravuze ngo mu gicuku cya nyuma abantu babona byakomeye nibwo Imana yitamuruye, iritamurura abantu barayibona. Haleluya. Kandi nge maze iminsi mfite icyifuzo gikomeye kivuga ngo abantu badafite ibibazo Imana ibateremo ibibazo. Kuko abantu badafite ibibazo ntabwo bazabona ibisubizo, ariko abafite ibibazo nibo bazabona ibisubizo. Aramutambagiza, akajya amutambagiza yakenya amenyo, ariko akamutambagiza. None se aramuyakenyera amenyo ngo amugira ati n'ubundi yagambiriye kumwica, ariko ntago azamwica, nta nubwo kumwica bigishobotse. Reka nkubwire, ibitera kwisha 2010 ntago uyu mwaka bikikwisha. N'ubundi byakwicaga byari bihari, byaranagaragaraga, byaranabonekaga, ariko ntitwapfuye kubera imbaraga z'Imana. Haleluya. Imbaraga z'Imana n'ubuzima bw'Imana nibyo bitukitubesheje. Yaramutambagije ngo asubira mu rugo iwe. Abantu baramubaza bati se kutamuzanye ngo tumumanike bigenze bitati mwahora n'icyo? Ati namunyujije ku kibuga cy'umupira, mumanyuraza kuri rompuwe, ati ndamukatisha mu mujyi. Bati se wamukatishaga ayobewe umujyi? Kumbi igihe cyawe iyo cyageze abantu barakuvuga, aho wasebeye niho Imana ibigomba kugutabarira. Haleluya. Kandi mu makosa uzakora
ntuzigere usengera abanzi bawe ngo bapfe, kuko umunsi waguwe neza nibo bazavuga bati wa muntu nasanzwe, kuko abavuga ibya mbere ni nabo bavuga ibya nyuma. Haleluya. Ugomba guhagarara. Ndakwifuriza kugira abanzi benshi, ahubwo bazajya bavuga amakuru yawe. Haleluya. Abanzi benshi, arega burya abantu bakwanze ntacyo bakugira. Waba muto bateragenda ukagira ngo aragaruka, waba mugufi baterareshya n'ubutaka, waba muremure bagise ni muremure ngo azamanura imvura. Ubwo wowe urumva abantu bagukunda mwiki? Kuko uko wasa kose abantu ntibabiburira, ntago babibura uko babigoronzora ngo bakwite mubi, bibakwite kudashobotse, bakwite ko ari ibyo wigira. Ariko ngo abantu barakwanze. Yewe data we, abantu nibashake bakwanga, Uwiteka apfa kuba kwishimira. Uwiteka apfa kuba anyishimira. None Moridekayi ninde wari umukunze? Amategeko y'igihugu avuze ngo uyu muntu azapfa, na mama wawe yavuga ati nabyaye benshi, atari kuriya nawe sinzi ubwoko bwe, ariko Imana ikwishimira. Haleluya. Imana ikwishimira, ihindura ibintu ku munota wanyu. Abantu bakavuga bati burya niwe mwana wari umunyabwenge, uzaraba iyo wakize baravuga bati twari tubizi, twabonaga agira ubwenge, kandi utaragira amafaranga bakubonaga nk'injiji. Niko abantu bameze, bakunda umuntu Imana yarebye neza. Imana ibarebe neza uyu munsi mu izina rya Yesu. Haleluya. Kuko amaso y'Imana yarebye umuntu neza, ibitangaza by'Imana biraba. Kandi buri muntu wese uri ku isi ni umukandida w'ibyago, akaba n'umukandida w'ibyiza. Ntuzarebe umuntu ngo uri hasi ngo byanyura, wese ibyawe byanyuze hehe? Wavukanye ibintu wowe, ntabwo waje uragahinja wambaye ubusa, none uravuga ngo iby'abandi ngo bizaca, aho ibyawe byaciye niho n'ibindi bizanyura. Haleluya. Tene hazagira umuntu umbwira ngo bizaca. Umuhanuzi yaraje arampanurira arambwira ati mwana wanjye ni karame, ati mu mufuka wawe ntihazaburamo 1000. Ariko abahanuzi tuzabagira dute? Numvaga 1000 kitabura. Baba we, ndavuga n'ubu nagira 1000 gihora mu mufuka. None ubu mfite umugore n'abana 2, ubwo nta 1000 ngira. Kuko numvaga ari ibintu bidashoboka, ariko ibidashobokera wowe bishobokera Uwiteka. Haleluya. Abantu bigeze kunyanga, baranyanga cyane, kuko narabwirije ndabwiriza nkajya nabwirije nyiri umwana, kandi kubera inzara yari yaranyishe cyane. Buriya twarashonje turongera turasonza. Ubu ngubu nsigaye mbyibushye, nsigaye nkandagira nkumva ubutaka buranyeganyega kubera kubyibuha. Twarashonje turongera turasonza, ku buryo nabwirizaga nunamye, kuko iyo nza guhagarara numvaga ndi kuvunika kubera inzara. Noneho n'abandi dusengana baranyanga ngo nzi kubwiriza. Ntungira i Kigali, burareka mbabwira, iyo wahuye n'ibibazo no mu masengesho uhahurira n'ibibazo. Iyo uri umunyabibazo, ahantu hose ugeze urakomeza ukaba umunyabibazo. Burya uzirinde kwimuka ngo ndi kwimuka abarozi. Nimba umwuka wo kuroga ukuriho, nugera naho biga kuroga bazakuroga. Hamwe urwana urugamba, kuko ikigeragezo ni icyawe. Reka rero mpungire i Kigali. Ngeze mu cyumba cy'amasengesho barambwira bati wihane cyane, ati kuko hari abararondora. None se ubundi umuntu ushonje agira ibyaha? Ibyaha ni iby'abantu bariye sha. Umuntu wariye nujya wumva watangiye kugira irari, ujya uvuga ati umurengwe waje, kuko umuntu ushonje ntararagira. Waba utariye ukagira irari, iryo rari naryo ryaba ari irirogano rwose. Noneho twinjira mu cyumba cy'amasengesho. Twinjiye mu cyumba cy'amasengesho, haba havumbutsemo umuhanuzi. Abaraje aranyegereye, harambwira ati igihe wiyoberanyirije mu itorero mukagira Imana, ati igihe wiyoberanyirije mu itorero kirahagije,
tingiye gutegeka abakozi banjye baguterura bakujugunya bagucishe mu idirishya mukagira Imana mungiye mu rusengero none naho ibyago bimbayemo ngo ndi kwiyoberanya umuntu utarya ariyoberanya habahinjiye umuhanuzi wuzuye imbaraga z'Imana arabaramwegereye abarasenza ati Imana tubabarire Imana tubabarire wa mwuka umuvamo baba barahagurutse baravuga bati nimwihane abahanuzi atabari bo bihana abavuga butumwa ariko nge nta byaha nari mfite uretse kwiganyira byonyine rwose hari ahantu ugera ukumva ibyaha ntabyo ufite ariko umuntu utarya nta byaha bafite rwose sinumvaga nakwiba cyakora kwiganyira byo nari mbifite noneho ndavuga nubwo bavuze ko niyoberanya reka nihangane mpimba ibyaha nkajya mbihimba Imana imbabarire ikintu Imana imbabarire kugira ngo naza kuvuga ngo napinze umwuka w'Imana mpimba ibyaha umuhanuzi arambwira ati ibyo byaha uri kuvuga uri kubihimba haleluya hari abantu buzuye umwuka wera nubwo hari n'abatawuzuye bawiyuzuza ariko hari n'abuzuye umwuka wera hari abantu bafite imbaraga z'Imana nibona wa hari ibintu byakunaniye ntugatangire ngo ariko we abantu ngo nibagikijijwe we ntukijijwe ariko abandi barakijijwe wese nimba waraguye uragira ngo n'abandi baraguye hari abazima bahagaze hari abantu bambaye imbaraga z'Imana hari abantu bacyubaha Imana hari abantu bakigendana n'Imana hari abantu bagikorera Imana rero wikora ibyaha ngo nurangiza ngo witwaze ngo ariko ngo urabona ngo abantu ngo muri iyi minsi ngo ntago ngo twabishobora ni wowe utabishobora abandi barabishoboye abaranse baba barasenze arangije aravuga ati kandi wigisha arambaza ati mu rugo ni hehe ni mu rugo ni mu Bugesera arambwira ngo uhite utaha mu gitondo ati kuko mbonye utaha Imana irahita iguha ikibanza ndavuga n'uyu muhanuzi ni umubeshyi inige yari yahanuye ibyiza nge narinzi yuko abantu bakizwa kugira ngo bajye mu ijuru narinzi ko tuzapfa nabi urumva gusenga ari ugupfa nabi no guhabwa ubugingo buhoraho narinzi ko ari ugusenga tukaririmba kugira ngo tugire ka morali numvaga abantu bahanura nkajya numva ari za morali ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibi bintu birakora birimo imbaraga haleluya kuko ari nta jambo Uwiteka Imana avuga ngo rihere nabonye abantu bafite imyaka 40 twebwe twasenganye n'abakobwa bakuze we ye baba burya rero mu mwuka nuko abantu benshi badakunda kujya mu mwuka iyo ugiye mu mwuka n'umuntu ufite imyaka 40 uri mu mwuka ubona ari mwiza ukabona ari muto tukajya mu mwuka wo guhanura ugahanurira umuntu wava mu mwuka wamureba mu maso tiye baba we ukavuga ati irivangirwa uzi ko nge umuntu yamanuriye akamanurira ahumutse akambwira ati nari nibeshye ntabwo yari wowe kuko ibintu avuze birakomeye arebye uwabivuze wabona ntabwo ari we kuko ndavuga n'aba bakobwa kutwirirwa tubeshya ngo bazabona abagabo koko Yesu we ariko kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere twabonye bashaka burya mw'abantu mwe murabikomera amashyi mu byoroshya umukobwa maze n'abatoya babura abagabo kuko abagabo benshi bari kwinywera itabi bazabona se umwanya wo gushaka urumogi rwarabishe n'umutoya kubona umugabo biri kugorana none ibibazo umuntu washaje byarangiye mumere Imana yacu icyubahiro haleluya ya ndangije ndavuga uyu muhanuzi ni umunyamabeshyo ndavuga nawe ubwo reka mbyuke nigira igitarama ikanyarira ariko naragikanyarira hari umuhanuzi wiherutse gupfa ariko abantu benshi bari bamuzi witwa Jacques njya kumureba arambwira tumva mwana tekaramati mbonye ujya mu Bugesera Imana iguha ikibanza numvishije ko ari babiri ndavuga ariko se Imana yananirwa kumpa ipantaro ikampa ikibanza n'ibinukubeshya narinzi ko Imana yari kubyoroshye ijya kubikomeye naho hari ubwo Imana yari kubikomeye ibikomeye bigakorwa n'ibyoroshye haleluya
urutoki ngo hera kuri biri, ahubwo ihera ku byo ishaka. Imana nizi ibyo dukwiriye, ntabwo twebwe tuzi ibyo ari byo. Twebwe dushobora no gusenga tugasaba nabi, kuko umuntu n'uwo gusaba ibishyimbo n'imyumbati. Nigeze kujya buryo, ntabwo nari nzi ko ibintu byose dukorera mu rusengero Imana ibibona. Njyewe narasenze cyane, nshinya umudiho, ndabyina cyane koko. Kwa kundi abantu bajya mu masengesho bagatera ikorasi, nshyiramo imbaraga z'umurengera, za zindi zidasanzwe. Ndi mu nzira nitahira, numva ijwi rirambwira riti, mwana wanjye ntikarame. Ati cyagiye wabyinaga nishimye ntiyego. Ati none nsaba ibintu bitatu wumva ushaka mbiguhe. Ndavuga n'ibintu bitatu ndasaba nibihe mwokagira Imana, kuko nari nambaye inkweto za bodaboda. Ndavuga ni Imana ifite iki? Nari nzi ko Imana igira ubugingo buhoraho. Ibindi naravugaga ni n'iby'abana bafite ababyeyi, ni n'iby'abize, kuko naravugaga ni Imana ya kera yashoboraga kugira umuntu umwami atarize. Nariko none y'ubu n'umuyobozi w'umudugudu agomba kuba yarize. Ni Imana rero y'ubu ngubu nta mbaraga rwose. Ndibaza nariko reka numve ibyo nyisaba. Ndavuga ni Imana, uzame telefone ijya mu memory card. Kubera agahinda k'umwimerere k'ibirarane nari mfite, numvaga mbonye telefone ijya mu memory card nkashyiramo uturirimbo, byibura naho ujya numva nishimye agahinda kakagabanuka. Ni cya kabiri, ni numa akazi nkacururiza umuntu muri butike. Ni Imana nzagushima. Ni cya gatatu uzampa ubugingo buhoraho. Ndavuga ni ndayihamije, ni telefone ijya mu memory card izayikura hehe? Ni ninde muntu uzanyizera akanshyira muri butike ye? Ndabyihorera. Hari umukobwa twasenganaga, yari afite agatelefone kavaho n'urugi, kavaho ibyuma byose. Arambwira ati, Imana hari ibintu yanegetse. Ati maze iminsi Imana integeka kuguha telefone. Ati nkabyanga, ati ariko none birananiye reka nyigushye. Aba arakampaye. Akimara kukama nshyiramo utunimero nk'icyumweru. Ngiye kumva numva umuntu arampamagaye. Ataro ni Karame. Ati niwe Diyogene? Ni ninjye. Ati bambwiye kuri umurokore. Ati none waguha akazi ko gucuruza muri butike wakemera? Ni nakemera. Ati se none uzaza ryari? Ni yewe ni n'ubu naza. Arambwira ati rero uzaze ejo. Naragiye areba telefone mfite, arambwira ati iyi telefone yawe akuye yifasha iranatakara. Ahita ahamagara umuntu ucuruza telefone, azana telefone ijyamo simukadi ebyiri na memory card. Nicara muri butike itari iyanjye, mfite na telefone irimo memory card. Urumva, nareba butike itari n'iyanjye nkajya mvuga ni Baba Mutagatifu Jezine Guide Control. Haleluya! Atari iyanjye. Hashize nk'amezi abiri Imana irambwira ati sohoka, kuko nasabye nabishaka. Mwokagira Imana mwe rero. Nasanze amasengesho y'iminsi 3 ngo yongere igaruke nyisabe yanga kugaruka. Kandi namwe ubu wasanga kubwe nsaba watangira uti ni mpemene rivara. Buri muntu wese asaba Imana bitewe n'ubwonko afite. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo niba Uwiteka ubwe atwishimira, twikonegite ku Mana pana ku bantu. Ubwo nagiye gusenga hano hakurya ikanyarira, mu buzima burasinjya ndwara. Nageze ikanyarira umuriro unyakamo, ndarwara ndatitira kugira ngo ngombere gutaha. Ndataha ngeze mu Bugesera, umuntu arambwira ati Ubuhanuzi, ati cya kibanza Imana yanari nakwemereye, ati Satani yakiriganyije. Ndamubwira nivuga ko Imana nta mbaraga ifite, wibeshyera Satani.
ni satani nta bushobozi namba afite bwo kundiganya iby'Imana yampaye. Ati reka nongere nsenge. Arasenga ati Imana none birabyira bibohoje. None ndimo kubwiriza kuko twasengaga kuwa kane. Umuntu abaraje arambwira ati niwe, araza aranjyana hanze ati wanyemerera nkaba papa wawe. Ndabyemera. Nawe ukaba umwana wanjye ndabyemera. Ati ngwino nkujyane mu rugo. Turagenda tugezeyo. Ahita abwira akaba umuryango n'umudamu we, ubundi arangije aravuga ngo uyu ni umwana wanjye, kandi ubwo ari umwana wanjye muhaye n'ikibanza. Ahitamo ikibanza uwo mwanya. Ikibanza arangije kucyuma arambwira ati ndakikubakira. Mpita ngira inzu kandi nari mabwa, ariko kubera gusenga mba umugabo. Haleluya. Reka mbabwire imbaraga z'Imana zirenze intekerezo zacu. Njya ntago nashatse umugore kuko nabishakaga. Nashatse umugore ngo inzu yanjye ngo idasaza. Mbona igiye gusaza ndavuga ni noneho rero reka nshaka umugore. Mwokagira Imana mwe rero. Niba Uwiteka atwishimira. Aba bantu bafashe Yosefu bakamugurisha, barwanaga ngo no kugira ngo barwane, nuko barwanya amasezerano ya Yosefu. Ariko amasezerano ya Yosefu ntabwo ari aya Yosefu wenyine, kuko ubukungu bwawe ntabwo ari ubwawe. Ubukungu bwawe ni ubw'abandi. Amasezerano yawe ni ayawe, ariko azagirira abandi akamaro. Abuzi n'abutazi, n'igihugu nacyo kigirira umumaro. Kuko nutera imbere uzasora, nutera imbere uzashaka abakozi. Urumva amasezerano. Impamvu Imana idashobora kwemera umuntu urwanya ibyo yagambiriye ni uko aba yisha abantu benshi muri wowe. Imana rero igomba kurwana intambara yo kugira ngo abarwanya ibikurimo batazabona uko bakugirira nabi. Haleluya. Reka mbabwire, umuntu Imana yavuzeho ikamuvugaho mu buryo budasanzwe, ni nawe ugira intambara mu buryo budasanzwe. Kandi izo ntambara zo mu buryo budasanzwe nizo zituma Imana ikora n'ibidasanzwe. We nujya wicara ukajya wumva uri amahoro gusa, burya nta n'ibitangaza by'umunyamahoro bibaho. Ahubwo habaho ibitangaza by'abantu bari mu ntambara. Abantu bafite ibibazo nibo bagiye babona ibisubizo. Abantu bagiye barwanywa cyane nibo bagiye batabarwa cyane. Abantu bagiye bahura n'akaga cyane nibo bagiye babona ubutabazi, kubera yuko babaga barwanyijwe nta yandi maboko, nta zindi mbaraga, nta bundi bushobozi, Imana ikaboneka kubatabara. Yosefu baramugurisha. Murabizi habaho kumutera, ajya kwa Potifari, muzi uko byagenze. Bamujyana mu nzu ya gereza, muzi uko byagenze. Ariko ngo Yosefu noneho, reka mbabwire akantu karyoha, ni uko Imana yavuze ngo izatanga ingabo nyinshi. Izatanga ingabo nyinshi. Ingabo zingahe? Nyinshi. Ntago bavuze umubare, kandi nyinshi ntago bazisobanuye. Ntago bavuze ngo nizoroheje cyangwa nizikomeye. Ntago bavuze ngo izo ngabo izatanga nizikijijwe cyangwa nizidakijijwe. Ahubwo ingabo Imana izatanga nizizitambika umugambi w'Imana. Haleluya. Ikizitambika umugambi w'Imana. Imana izatanga ingabo nyinshi. Ingabo nyinshi. Mwibuka abagabo babiri bo ku mwami ngo bakora amakosa, umwami arabafunga. Kandi burya ntago yabafunze kubwe, ahubwo yabafunze kubera impamvu za Yosefu. Yosefu ngo bagezeyo, ibintu bibiri byababayeho, ngo bararose, bararota. Ariko ngo barota muri gereza ngo nta mupfu murimo, ariko harimo umuntu wuzuye umwuka w'Imana. Haleluya. Ngo asanga biyebye, abona bafite agahinda, arababaza ati mwabaye iki? Bati twarose, ariko hano nta musobanuzi urimo.
Yosefu arababwira ati gusobanura ni ukw'Imana, none nimumbwire byagenze bite. Umwe aramubwira ati narose mbona umuzabibu ufite amashami 3, atari ko umuzabibu wari ufite amashami 3, ati ishami wari uyishije, ati nuko ndakamura mbona nsubira kuguhereza kwa Farawo. Yosefu aramubwira ati ayo mashami 3 ni iminsi 3, itarashira uzasubizwa mu mwanya wawe, wongera ujye guhereza Farawo. Ati ariko nugerayo uzanyibuka, ati kuko barambeshye bene wacu barangurisha, ati nugerayo uzanyibuke. Ariko mbibutse ngo Imana itakwibutse nta muntu n'umwe wakwibuka, kuko Yosefu icyaha aregwa kiramuhama. Icyambere araregwa ubusambanyi. Ubusambanyi aregwa, baramubaza bati wageze mu cyumba, ati mu cyumba nagezeyo. Bati ubwo wageze mu cyumba byarangiye, mu cyumba wari wagiye gukora iki? N'umwenda ye yawusizeyo. Ibintu byose byaramuhamaga. Buriya mureka mbabwire, hari abantu hano ku isi twaciriye Uwiteka ari inzirakarengane, ahubwo abantu b'inkozi z'ibibi tutabazi, ahubwo badushinja ibyaha nta byaha bafite. Kuko Yosefu ibyaha byaramuhamaga, none we bari kumuvuganira, bamuvuganira iki kandi icyaha kiri kumuhama? Kandi mbibutse uwari wamufunze yari akomeye. Mbibutse ko uwari wamufunze yari generali, kandi hejuru ya generali nta wundi muntu ubayo uretse Imana. Kandi Yosefu ntabwo yari yarakatiwe, yaravuze ati ndamufunga igihe nzumva mu mutima wanjye nunyurwa, nkumva ndamubabariye nzamufungura. Ariko Yosefu nubwo yarafunzwe, yarafunganwe inzozi z'Imana, yarafunganwe amasezerano y'Imana. Ndashimira Imana, uko byasa kose turi abana b'Imana, uko byasa kose twavuganye n'Imana, uko twasa byose bakundwa turi abana b'Imana. Haleluya. Umva, Yosefu undi nawe ngo yumvishije yuko bamubwiye ibyiza, ngo aravuga ngo nanjye ngo ye baba ngo nanjye ngo narose ngo nikoreye ikibo, ngo kandi ngo ikibo ngo cyari kirimo imitsima 3, ngo ariko ngo ibyago nagize ngo igikona ngo cyaje kiyindira ku mutwe. Yosefu ati imitsima 3 ni iminsi 3, itarashira bazaza bagutware bagusubizwe mu mwanya wawe. Ati nibarangiza bashinga igiti bakumanikeho, ubundi bisiga bizakurira ku icyo giti. Baba we, ubundi ngo nuko birasohora, ariko Yosefu aguma mu nzu y'imbohe. Reka mbabwire rero, nubwo waba uri mu maboko akomeye, nubwo waba uri mu buzima bukomeye, nubwo waba uri mu kaga gakomeye, ariko Imana igufiteho umugambi. Imana niyo irinda umugambi wayo muri wowe, Imana niyo irinda ubuzima bwawe muri wowe. Burya wewe ntiwakwirinda, kuko Dawidi yaravuze ngo Uwiteka atari ubaye ari urinda umudugudu, abawurinda bawurindira ubusa, ariko Uwiteka ari urinze, abarinzi barinda kandi bikarindika. Ariko Yosefu nta muntu n'umwe wari ufite ubushobozi bwo kumukura mu nzu y'imbohe uretse Imana yonyine. Haleluya. Kandi nyamara isezerano rye ryaravugaga ngo bene data bazamwikubita imbere. Reka nkubwire mwana data, mu gihe cyawe cyo gucika intege ujye umanza wibuka icyo Imana yakubwiye. Niwumva ugiye gucika intege, wumva byarangiye, wibuka icyo Imana yakubwiye, kuko icyo Imana yakubwiye kimenagura ibintu byose byagukingiranye. Icyo Imana yakubwiye kigukiza indwara, icyo Imana yakubwiye kimenagura imbaraga zigufashe zigatatana kugira ngo ugere aho Imana yavuze kugira. Haleluya. Noneho ngo Imana iritegereza irareba. Ndashimira Imana ko ari Imana izi ubwenge, izaho ibisubizo byacu biri, kandi aho ibisubizo byacu biri naho Imana iraharinda. Kandi nkwibutse yuko Imana ntabwo ikoresha abakijijwe n'abadakijijwe, irabakoresha. Ntabwo Imana ikoresha abanyambaraga gusa n'abanyantege nyirabakoresha. Ntabwo Imana yishaka gukora, ikoresha uwishaka kugira ngo arokore ubuzima bw'uwishaka. Bibiliya iravuga ngo umwami Farawo ngo bimaze kunanirana byose, kandi igihe cya Yosefu kigeze ngo araryama ararota.
mumvugire haleluya. Araryamagira gute? Arota ibintu bidasobanutse. Nimunyumvire ibintu arose bidasobanutse. Ngo arose ngo inka zirindwi ngo zibyibushye, ngo arote ngo n'inka zirindwi zinanutse, ngo none ngo inka zirindwi zinanutse ngo zimizi zibyibushye ngo nuko ngo zirakomeza zirananuka. Gusa ubwo ibyo bintu urumva bisobanutse? Zinaniwe kubyibuha none zirananutse, ngo noneho ngo zirushaho kuba umwako. Imana itishyiraho password kwizo nzuzi kugira ngo hatagira umupfumu n'umurozi uzisobanura. Reka nkubwire, ibyawe ntaho bijya biragutegereza. Haleluya. Reka nkubwire, hari abahanuzi b'amafuti nimukabumvire. Hari umuhanuzi w'amafuti uherutse kumpanurira, mana yanjye, ariko uretse ko namwihoreye naravuze nturi nta kigenda. Yarambwiye ngo telefone ngo yawe ngo ntikaveho, ngo kuko ngo yavaho ngo umugisha wawe ngo ukagenda, n'ubu ngubu irafunze. Sha umugisha wanjye nimba unyura muri telefone uzarorere. Urumva kuko umugisha wanjye ari uwanjye, ntaho ujya urandindira nkahura nawo. Ntabwo ari njye nirukanka ku mugisha, kuko nkwirukansaho narinda ngera no muri Etiyopiya ntarawushyikira, ahubwo umugisha winyirukaho. Haleluya. Umugisha ukwirukaho, ntabwo wewe uwirukaho. Abawirukanseho baratagangaye n'amaguru yarahiye, ahubwo abitonze bagiye bajya kubona bakabona biraje. Haleluya. Reka nkubwire rero, Imana ku bintu tuzaba byo no ku byo tuzakora ibishyireho password kugira ngo hatagira abandi babyinjiramo bakabijyamo kandi atari ibyabo. Reka mbabwire aka kantu, njyewe mukomeze musenge cyane, musenge cyane, musenge cyane, kuko Yosuwa aherutse kutubwira ati ni ukuri waho muzakandagira hose hazaba habaye ahanyu. Ubu rero hari umuntu ushobora kuza agahagarara ku nzu yawe agahita yitwara, yayitwara yiguze, yayitwara mu buye buryo, aho ngo bazakandagira. Ushobora guhura n'umuntu Imana yishimira agasenga ati Imana iyi nzu ndayishaka, Imana igahita ivuga ati ndayiguhaye. Biradusaba rero gusenga no kugundira, kuko abantu bakeneye ibintu byacu ni benshi. Mwabadamu mwe ndabigisha ubwenge n'ukuri kw'Imana. Buriya hari igihe Imana ibwira umukobwa ngo nguhaye umugabo, ukajya uvuga ngo yingo Mana ujye umanza ushishoze, none yaba ari umugabo wawe ugiye kumuha. Kuko Imana ivuga ngo burya Vashiti we nimba Esiteri Imana yaramubwiraga umugabo, Vashiti yaravugaga ati mumuhe kandi ari uwe. Ugomba kumanza ukabaza Imana turamuhuhuye, kuko Bibiliya iratubwira ngo icyo mufite mu kigundire atagira ukikwambura, kuko abagishaka ni benshi. Kandi mbibutsa yuko abantu bacukura imva Imana irimo kubabwira ko ibahaye amafaranga, kandi kugira ngo bayabone nuko murapfa. Ubu hari abantu bari kudusengera ngo dupfe, bari kubaza amasanduku, bari gucukura imjobo bavuga ati Imana ko badapfa, kandi amafaranga kugira ngo bayabone nuko turapfa. Ubwo rero mwabantu mwe mujye musenga buri mu gitondo ati mu gihe rwose barapfa ntukiremo, kuko rwose gupfa ko wapfa kugira ngo umuntu Imana yavuzeho yibonera amafaranga. Imana irotesha izo nzozi umwami ngo ahamagara abapfumu bose n'abarozi bose, arababwira ati narose 7 zibyibushye, ndote 7 zinanutse, ati ariko none ndoti zibyibushye zimiri zinanutse, noneho ngo zirananuka bwo ziba umwako. None munsobanurire. Bati mwami koko zaziriya ntizabyibuha, ati zananutse ahubwo none. Bati warose inzozi zidasobanutse kandi nazirose. Haleluya, haleluya, haleluya. Icyo Imana yagambiriye ntabwo ari wawe ugitwara, ntabwo ari wawe ugisunika, ahubwo icyo Imana yagambiriye cyo kiragusunika kikakugeza aho ugomba kugera. Reka mbabwire, njyewe nagize umugisha, niyo mpamvu nabonye ibintu bidasanzwe mu buzima bwanjye.
nta bintu bizaza ngo bitwiture hejuru. Ibintu bizakuzaho byose by'imigisha bizaza umutwe wahiye, bizaza ubwoba bwakwisha, bizaza ugiye no gupfa, bizaza uri gusenga ngo Mana kuba wabindutira gupfa. Njye nageze ahantu ndumirwa, nahuye n'ibintu mura n'ibindi. N'umwana bwo kungambanira ntibyarekeye aho, barakomeje barangambanira, baravuga bati noneho wa mwana agiye gushinga idini. Kubera ko abantu bankundaga, kuko twasengeraga mu cyumba cy'amasengesho, bandega kuri paruwasi. Namwe mwumva umuntu barega kuri paruwasi. Inama ya paruwasi iterana kubera njyewe ngo ngiye gushinga idini, ariko nanjye nasanze nkomeye. Uzi kugira ngo abapasitori n'abashumba bose bicare bavuga ngo ngiye gushinga idini. Ubu nashinga idini. Nuko bamaze kwicara baravuga bati rero tumuhagarike. Noneho nanjye aho nari ndi gusengera, Imana irambwira ngo ejo nzajya gusenga nambaye kositimu. Ndibaza se ejo nzasenga nambaye kositimu kandi nayo nari mfite, binsaba kujya kuyitira. Umuntu arampamagara arambwira ati inama ya paruwase yanzuye ko ejo bazaguhagarika. Ndavuga nese ejo bazampagarika nambaye kositimu? Nise bazampagarika ko nagize nti nanjye simbizi. Ati ariko uperereza umenye amakuru, ati ejo bazaguhagarika. Mpamagara umuyobozi wanyoboraga arambwira ati byanzuwe rwose, n'ubu tugiye kwicara ku mudugudu, twebwe urusengero nkuru turwita, mwebwe murwita ikanisa, twe turwita ubu ngubu turwita itorero. Baravuga bati turicara dukora inama ejo tuzaguhagarika. Ko nagize ne ko wagiye gushinga idini, kandi njye ntabizi, ntazi iyo biva, ntazi niyo biri kugira gute bigana. Imana ikakomeza ntimbwira yuko intabaye, ahubwo igakomeza ikambwira ngo ejo uzajye mu rusengero wambaye kositimu. Naho kumbi nijoro haba inama. Ndabifuriza ibintu bibiri: gukira mukijijwe, gukira mukijijwe. Kuko gukira udakijijwe bitera ibibazo, no gukizwa udakize nabyo bigatera ibibazo. Bati ninde wateye amada hepfo hariya nukiza ariko adakijijwe? Ninde wabyaye akabura imyenda y'umwana nukijijwe ariko adakize? Ariko iyo ukijijwe unakize bibyara umusaruro mwiza. Burya umuntu ukijijwe akaba anakiza baba mu ijuru. Burya ni ijuru rya kabiri rinde bategereje. Nuko umusaza ukize, pasiteri amajije kuvuga imyanzuro, umusaza ukize ufite amafaranga baza pasiteri ati niko pasiteri? Undi ati karabe. We kuri umugabo washinga idini rikaba? Pasiteri ati ntabwo ryaba. None se uriya mwana utagira n'ipantaro niwe uzashinga idini rikaba? Pasiteri ati simbizi. Agira urusengero se? Ati ntabyo nzi. Afite se abazungu bazamutera inkunga? Undi ati nanjye ntabyo nzi. Umusaza ati ndumva yari amatiku, ati ahubwo uwo mwana nimba afite n'impano zo gushinga urusengero naza tuyoborera icyumba cy'amasengesho ajya kiyobora. Noneho rero igihe nari nzi ko barampagarika, ejo nzi ngo barampagarika, nibwo nicaye ku ruhimbi. Kuva uwo munsi bangambanira kugeza n'uyu munsi sindasubira mu ntebe z'abakirisitu. Haleluya! Nicara ku ruhimbi. Ubu rero ndi mu masengesho, ndimo gusenga ngo abantu 40 bangambanire. Nimba naragambaniwe n'abantu 3, nkicara ku ruhimbi ngambaniwe n'abantu 40, ntabwo nzi uko byagenda. Mu gihe abakwanga babaye benshi nibwo Imana izakora igitangaza. Haleluya! Abakwanga bamaze kuba benshi nta kirengera ufite, nibwo Imana izamanuka ikitamurira ubuzima bwawe. Haleluya! Mu gihe byanze, mu gihe byacitse, nibwo umwami yarose. Abafite ibisubizo byawe Imana ibabuza amahoro. Abafite ibisubizo byawe Imana ntiborohere. Abafite ibisubizo byawe tugiye kubasengera babirekure kugira ngo bigushyikire bikugereho. Bibiliya iravuga ngo Shimeyi ngo babonye ibyo kurya ariko batakiryoherwa.
hari ubwo wabibona ariko utakiryoherwa. Imana iguha ibyo kurya byawe ukinaryoherwa. Ako mwampereye Imana icyubahiro. Haleluya. Ngo nuko umuhereza wa vino aza imbere y'umwami, aramubwira ati mwami wanjye, ati reka nihane, twakoze ibyanjye na mugenzi wanjye, uradufunga, tujya mu nzu y'imbohe. Tugeze mu nzu y'imbohe njye nawe turarota, twari dufunganwe n'umuheburayo, kandi izo nzozi uko twazirose umuheburayo arazidusobanurira. Aravuga ati mwami, uramutse uhamagaye umuheburayo, izo nzozi zananiye abapfumu, izo nzozi zananiye abarozi, aramutse aje yazisobanura. Mwumva aka kajambo ukuntu karyoshye. Imana niyo yonyine itita ku byaha umuntu yakoze, ahubwo yita ku cyo yamuvuzeho. Mwamvugiye ngo amena cyane. Nongera mbisubiremo, Imana niyo itita ku byaha umuntu yakoze, ahubwo niyo yita ku isezerano. Nimba hari umuntu wapfuye urupfu n'agashinyaguro ni Satani. Buriya Satani ahorana urutabo runini cyane rwanditsemo ibyaha umuntu yakoze, inda umuntu yakuyemo, ubujuru umuntu yagize, ubugome umuntu yagize. None urwo rutabo, ubu mwese muri mu rutabo rwa Satani, n'ibyaha byanyu byose arakomeza akabyandika. Naho kumbi Satani hari akantu atamenya. Imana igiye kweza umuntu wayo, iramanza igashyiraho akarido ikamweza, Satani ntamenye igihe umuntu yejerejwe. Naho Satani agakomeza akikorera urutabo, naho twarababariwe kera nta byaha tugifite. Satani we agakomeza akagendana urutabo rw'ibyaha. Reka mbabwire, twarababariwe. Abababariwe batera haleluya. Zotara bone Faisal. Reka mbabwire, kimwe mu bintu binshimishije mw'iri teraniro nuko twababariwe kandi twejeshejwe amaraso ya Yesu Kristo. Nicyo kintu kinshimishije. Haleluya. Nabundi urwandiko ruturega, Yesu yishyizeho ibyaha byacu, yemera kuba ikivume kugira ngo twebwe tubabarirwe. None ubu bakundwa, turi abana b'Imana. Haleluya. Ariko Satani na n'uyu munsi ntarava ku izima, aracyabara ibyaha byo muri 60, aracyabara ibyo muri 70, aracyabara ibyo muri 2, kandi ibyo ngibyo byose byakuweho. Mureka mbabwira kano kantu. None generali, ndongera mbisubiremo munyumve mwitonze, generali ko yafunze Yosefu amuziza ubusambanyi, none umwami akaba avuze ngo mumuzane. Haleluya. Umva, reka manza nguhanurire. Baba barakuzirikishije iminyururu y'icyuma, baba baravuze ngo uzapfa nabi, baba baravuze ngo uzakenyuka. Ijambo ry'Imana rigukuye ahantu abantu bagushyize, rigukuyeho amagambo bagushyizeho, rigukuyeho akaga. Imana yo mu ijuru irakubahoye. Tera haleluya. Zone molefa, uko byaba bisa kose, uko byaba bimeze kose, Imana yavuze ngo Imana ipfa kubitwishimira. Yesu yavuze akantu karyoshye, aravuga ngo kugira ngo nyamutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru, ngo icyakora ngo nuko ingamiya yakwinjira mu zuru ry'urushimwe. Petero aramubwira ati mwami, waraturuhije, nimba bimeze gutyo ninde wajya mu bwami bwo mu ijuru? Ariko Yesu aramubwira ati Petero, ibidashoboka ku bantu, reka nongere mbisubiremo, ibidashoboka ku bantu ku Mana biroroshye cyane. Kuko ubundi mureka mbabwire, Imana nta maboko ikoresha. Imana ntabwo ikoresha amaboko, Imana ntabwo ikoresha ingumi,
imana ntikoresha bombe. Ntabwo imana izagutabara ikoresheje bombe. Ntabwo imana izagutabara ikoresheje amaboko. Ntabwo imana izagutabara ikoresheje, reka da, iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Ijambo ry'Imana ryonyine ivuze ringana n'ubuzima. Yesu yabwiye Satani, aramubwira ngo umva Satani we, ntabwo umuntu atungwa n'imitsima gusa, ahubwo amagambo yose avuye mu kanwa k'Imana. Yosefu bagiye kumuzana, Yosefu arababwira ati mureke mbanze nsenga. Yarazi ko agiye gupfa. Haleluya. Yarazi yuko agiye gupfa. Aravuga ati mwami nyagasani nabeshye ubusambanyi. Reka nkubwire, igihe wari uzi ko ugiye gupfa nicyo gihe Imana igutabariyeho. Igihe abantu nabo babona ko ugiye gupfa nicyo gihe Imana igutabariyeho. Munzamurira Imana yacu icyubahiro, nicyo gihe. Yosefu aravuga ati ubu ngiye gupfa ariko Mana ninapfa unjyane mu bugingo buhoraho. Haleluya. Bamushyira umwami, baramubwira bati umva ni wowe Yosefu bambwiye uhanga muri ibintu byananiranye ubasha gusobanura inzozi. Yosefu ati singewe. Ati se ko ntabwo ari wowe Yosefu? Ati ninjye. Ati Yosefu ninjye, ariko sinjye uhangamura inzozi nkabasha no kuzisobanura, uwo ntabwo ari njye. None se hari undi? Ati mwami babikubwiye nabi, ngewe ntabwo mbishobora, ariko uri muri jye, uri muri jye niwe ubishobora. Bati se uri muri wowe ninde? Reka manza muvuga. Uri muri jye niwe washyizeho isi nta mfatiro. Ati uri muri nge niwe uhingumba gutwita. Ati uri muri nge niwe ubeshaho abatagira shinge na rugero. Uri muri nge niwe ukiza indwara zananiranye. Uri muri jye niwe urenganura abarengana. Uri muri jye. Ariko wakwikomanza ukavuga ati uri muri jye koko, uri muri jye, ariko uguze uturimo, uturimo ngo aruta uri mu bisi. Haleluya. Uri mu bisi afite imbaraga arica, uri mu bisi afite inkota aragutikura, ariko uri muri twe ni intwari kandi arakiza. Haleluya. Uri muri twe, uri muri twe, uri muri twe, uri muri twe, uri muri twe. Tsuriza mugenzi wawe ati urakibuka uri muri wowe, cyangwa ibyago byaramukwibagije. Ariko hari ubwo abantu bahura n'ibyago, hari ubwo abantu bagira amadeni, hari ubwo abantu barwara indwara z'igihe kirekire bakavuga bati menya uri muri twe yarapfuye pe, menya nawe ukiriho. Bati suba aracyahari, bati suba ariho. Umwana umwe yigeze kuzura umwuka wera cyane, umwuka wera aramuryohera. None we yajya ajya guteka kavuga ati ariko ntiyaba yagira agapfukama. Ati mwami Yesu ndagushimye, kugira ngo yumve ko akiri muri we, ubundi akabaronge ataracyarimo. Uri muri twe ntaho yagiye, uri muri twe ntabwo yasinziriye, uri muri twe, uri muri twe. Umva diri, tega amatwi. Uri muri wowe ntabwo yirukankanwa nuko ufite amadeni. Abantu baba bariruka di, ariko uri muri wowe ntabwo yiruka. Uri muri wowe ntabwo yirukanka yuko wananiwe kwishyura. Uri muri wowe ntabwo ananirwa nuko warwaye kanseri. Uri muri wowe. Ariko mwamera Imana yanjye icyubahiro, umwuka agira Imana. Haleluya. Ninyembaraga we, isezerano irasohoza. Ninyembaraga. Uzi yuko Imana y'inyembaraga bateye Abisirayeli ngo bakabagota, ngo Abisirayeli nabo Abasamariya bagafunga, ngo nuko abandi nabo bakavuga ati mubihorere barya ibyo barimo kurya, bazapfiramo bishwe n'inzara tubagote. Kugeza ubwo umuntu yatangiye kujya arya undi, bagatangira kugura n'amahurunguru ariyo barya. Imana ngo y'inyambaraga ntizane amaboko, ntizane imbaraga, ahubwo ikazana ibihuha. Ibihuha bikavuga ngo mwatewe, bakirukanka bagasiga amasarade, kandi umuhanuzi yari yahanuye ngo ejo nk'iki gihe ibyo kurya bizaboneka. Haleluya.
imana itabara ikoresheje ibihuha. Ndagira ngo nkubwire ngo bakwangaga nibumva ibihuha biruka. Imana ishobora kugutabara ikoresheje n'ibihuha. Imana ishobora kugutabara ikoresheje amavubi. Yesu we, Yesu we, Yesu we, haleluya. Yesu we, Yesu we. Mwongere mugire mutya rero. Amen. Yosefu bati noneho wikomeza kuvuga uri muri wowe cyane, ahubwo noneho uri muri wowe noneho nabisobanura. Inka 7 zibyibushye, inka 7 zinanutse, none zinanutse za mizi zibyibushye, none birakomeza birananuka, none bimeze bite? Yosefu aravuga ati 7 zibyibushye ni imyaka 7 y'uburumbuke, ni imyaka 7 yo guhinga bakeza, ni imyaka 7 yo kubyara ntupfusha, ni imyaka 7 yo kubona amadiporome, ni imyaka 7 yo kubyibuha, ni imyaka 7 yo kunesha abanzi, ni imyaka 7 y'ibyiza. Ati none izinanutse ni imyaka y'ibyago, ni imyaka y'inzara, ni imyaka y'akaga, ni imyaka ku buryo iyo nzara izibagiza yuko habayeho uburumbuke. Uzarebe iyo wahuye n'ibyago ntabwo wibuka ko wigeze kwishima, ahubwo uravuga ati ndapfuye ndarimbutse, n'ibyakera ntubyibuka. Yosefu aramubwira ati ariko mwami ndakugira n'inama. Nimunyumvira Yosefu buriya ni umunyabwenge. Aravuze ati ninamugira inama ndasubira mu nzu y'imboshyi, ariko nimba umujyanama wa perezida amafaranga ahembwa, none ubwo ahise yiha n'akazi rero yigira umujyanama. Umwami aravuga ati iyo nama ntabwo wayingira badahari. Ati abadepite bagomba kuba bahari, abajenerali bahari, abaminisitiri bahari, abantu bose bahari bateranye, ntabwo ushobora kungira inama badahari. Haleluya. Ati numumanza mutera intebe z'abaminisitiri hariya, iz'abajenerali hariya muzitere, ariko mutereke iyo umwami n'umujyanama. Haleluya. Iyo umwami n'umujyanama. Namwe nimutekereze umuntu mu gitondo yari imfungwa, ariko none nimugoroba baye umujyanama w'umwami. Reka nkubwire hari ibintu bitatu ukwiye kwirinda. Reka mbivuge. Icyambere ukwiriye kwirinda umwana muto kuko ntuzi icyo azaba cyo. Icya kabiri ukwiye kwirinda umuntu wize amashuri nubwo yaba agiye gupfa. Umubona ukabona yambara ipantaro yashaje cyangwa yambaye irondo n'ibihumbi 5, ariko ukabona bakakubwira amakuru ngo uriya ngo ni umunyamashuri. Ujye umwitondera, ejo yagufunga burya muntu ibyo byahinduka vuba vuba. Uwa gatatu uzitondera umuntu wavuganye n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Umuntu wavuganye n'Uwiteka Imana Nyirubuzima, ibyo mu gitondo biba bisa nabi, ariko nimugoroba bikaba bisa neza. Haleluya, haleluya. Bicaye mu kibaya, Generali Putifari atariko uriya mwana wicaranye n'umwami nindi, baturiya mwana n'umwana w'umuyeburayo. Ati se mwamenya amazina ye? Bati yitwa Yosefu. Ati mwokajyara kuriya mwana nari naramufunze muziza ubusambanyi, ubu ni wamufunguye ninde? Nubwo ari wowe wafunze ariko ntabwo ari ufungura. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo hari abanyambaraga bagufashe, nubwo hari abantu bazi ko bakurangije, Imana yigiye kugutangiza. Haleluya. Hari abantu baba bavuga bati twaramurangije, ariko Imana yigiye kugutangiza. Aho ibyo abantu byarangiriye n'ibyo Imana bigiye gutangirira. Haleluya, haleluya. Umwami arahaguruka aravuga ati murabizi ibintu byose bapfumu byarabananiye, ariko mwangiriye murya mwokagira Imana. Ati murabizi ibintu byose abapfumu byarabananiye, atariko uyu muheburayo
yabinsobanuriye numva bihuje n'amarangamutima. None yambwiye yuko agiye kutugira inama, kandi nanze ko ngira inama njyenyine. Ndagira ngo n'umwanditsi w'inama y'abaminisitiri nawe yarari aho ngaho kugira ngo yandike iby'iyo nama. Haleluya. Yosefu aravuga ati hariho imyaka 7 y'uburumbuke, hariho n'7 y'inzara. None mushaka umunyabwenge wize iby'ubuhinzi, ahinga igihugu cyose ntagire n'agateka na gatoya asigaza. Umushaka n'umunyabwenge wize iby'ubwubatsi, yubaka ibigega, ubundi maze duhunikire imyaka 7 y'inzara. Bibiri irambwira ngo nuko iyo nama. Haleluya, haleluya. Bibiri iravuga ngo nuko iyo nama inezeza Farawo, ariko irasimbuka. Yanejeje Farawo, irasimbuka inezeza ngo n'abagaragu be bose. Ngo nuko ngo baraganira bati umuntu nk'uyu nguyu w'umunyabwenge, umunyabwenge wa Yesha ko ari Imana ibikoze. Haleluya. Ati umuntu nk'uyu nguyu w'umunyabwenge tuzamukure, umuntu wuzuye umwuka w'Imana. Bati tuzirukanka muri Alexandria, Samariya hose umuntu nk'uyu w'umunyabwenge. Ngo barashakisha agace bakuramo umuntu w'umunyabwenge. Umwami ahita avuga tumva rero, iki gihugu ndakiguhaye, iki gihugu kuko mbonye yuko uri umunyabwenge. Nukiyobora nta nzara izavukamo, nukiyobora n'indwara nizijya ziza uzajya uzisengera zigenda, nukiyobora ntabwo abantu bazajya bakuramo inda, nukiyobora abantu bazajya babyara, nukiyobora igihugu kizatera imbere. Ati njye nzajya nkora evaluation z'ibyo wakoze, ati njye nzajya nkontorora, ujye ufunga ushaka ufunga. Haleluya. Ujye ufunga ushaka ubikore ukugira gute. Ariko shareka nkubwira muka Potifari we, ubundi mu by'ukuri yubanye ugambanira Yosefu ukabona yayoboye igihugu bawumva ntabwo bufite. Yesu we, muka Potifari wakwitonze kuko ukareka kugambana. Reka mbagira inama, iyo Generali Potifari iyo aza kumenya Yosefu babana ntabwo yari kumufunga. Reka mbabwire mw'abantu mwe mufite abakozi, mujya mumanza muvuga muti uyu mukozi mfite ni bwoko ki, kuko ushobora kubukoresha shobuja kandi uzi ko ari umugaragu wawe. Potifari yagize ibyago byo gukoresha shebuja kandi azi ko ari umugaragu we. Ujye umanza ucunge, umanza urebe utazakoresha shobuja. Haleluya. Noneho ngo imyaka 7 ishize inzara iraza itera mu bihugu byegeranye na Misiri, no kwa Yosefu inzara iratera. Bamenya yuko inzara yagize gute yateye, kandi muri Egiputa hari ibiryo. Ngo buzuza amafaranga ibikapu ngo bajye guhaha, kandi abinjira Yosefu yagombaga kugira kubamenya. Noneho ngo bona ngo baje ari 10, akajya bareba atari ko mbona ari bene wacu ndagira. Ngo arabegeranya aramanza arababaza ati witwa nde? Ati nitwa Rubeni. Wowe se? Nitwa Simiyoni. Noneho ngo bamanjije ngo bamwikubita imbere nk'uko Imana yabivuze. Ngo nkubwira ngo ijambo Imana yavuze nta muntu urirwanya, ijambo Imana yavuze nta muntu urihiga. Ijambo Imana yavuze, ijambo ni umwuka, nta urwanya umwuka. Haleluya. Harababaza ati none se iwanyu mwari bangahe? Bati iwacu twari 12. Atari kumwe witwa Yosefu, inyamanzwa y'inkazi yaramuriye ntabwo akiriho. Yosefu ngo none se papa wanyu yitwa? Ati yitwa Yakobo. Aracyari hose? Ataracyariho. Nuko Yosefu ngo arirukanka ajya kurira. Iri joro uyu mugoroba nturizwe n'agahinda, ahubwo Imana iguteremo kurira umunezero. Urira umunezero, igihe waririye agahinda kirahagije, uyu munsi urira umunezero. Kandi Imana igukorera igitangaza kigutera kuvuga imbaraga z'Imana. Nahuye n'ibibazo binkomereye cyane, ariko
namenyereye amafaranga, noneho mfite ibirori ngiye gukura ubwatsi bwa cya kibanza nababwiye, ntumira abantu, ntumira nabi Kigali. Ntumiye umuntu w'i Kigali arambwira ati niko se sha ugira amafaranga inti ntayo. Ati none se ubwo ibirori uzabikoresha iki? Ariko iby'Imana dukorana ntabyo uzi. Turamanuka tugera ahantu ku nzu, mbona kojeje agakarita mu kibambasi, mbona hasohotsemo amafaranga. Ndavuga ni se amafaranga y'i Kigali aba mu bibambasi, kuko ntabwo nari mbisobanukiwe. Mbona ayakuyemo yashyize mu mufuka barayampaye. Noneho kimwe mu bintu bizakumenyesha ko umuntu yakize mutakiresha, nuko uzabona yafashije imodokari hasi, igare hasi, imodoka hasi, akajya atangira kubyuka yirukanka ngo ari mu masiporo. Uzajya umenya ko umuntu yakize, bya biba byararangiye burya aba yarakize, kuko umukene niyo agenda n'amaguru aba ari muri siporo, niyo ari guhinga aba ari muri siporo. Hari izindi siporo se akeneye. Nanjye kinyerekana ko nakize. Kuva mu mujyi ntabwo nigeze ntega. Naravuze ni ntega ndatombokera mu nzira, manuka mvuga ni Baba mutagatifu sinzapfa nzarama, nihanurira. Nimba ibintu nihanuriraga byaravaga ku Mana simbizi, icyo nzi ko nuko nihanuriye. Imana igukorera igitangaza gituma ubona imbaraga zo kuvuga Imana neza, kuko navuze Imana sinzi ibyo navugaga, ariko ubuhanuzi nihanuriye bwari n'ubwo ibyishimo n'ubwo bwari n'ubwo mu ijuru. Haleluya. Yosefu ngo ajya kurira, ariko bamwikubita imbere. Ndabibutsa rero yuko Abisirayeli bose ngo baraza bahinguka muri Egiputa. Bamaze guhinguka muri Egiputa, Yosefu arapfa, na Farawo bari baziranye nawe agira gute? Arapfa. Ngo mu mwami utarigeze kumenya Yosefu. Ngo arangije uyu mwami abona yuko Abisirayeli bazamurwanya, ngo ahamagara abana aravuga ngo mureke Abisirayeli tubigire ubwenge. Ngo nuko ashaka abaforomokazi bababyaza, arababwira ngo mu Bisirayeli nihajya havuka agahungu mujye mugahotora, nihavuka agakobwa mukareke kabeho, ariko uduhungu two mugira mute? Ariko ngo Uwiteka Imana Nyiringabo agenderera abaganga ngo ntibabica. Noneho ngo Farawo ngo akabona utwana tw'uduhungu turi kwidegembya, abaza abaforomo ati baforomo ko mutabica byagenze bite? Ati rega Abisirayeli kazi ntabwo bameze nk'Abanyegiputa. Ati tukijya kubabyaza dusanga abo babyaye kare babakikiye, none ko watubwiye ngo tujye tubabicira mu matako tuzajya tubica babateruye. Farawo ngo biramushobera, ariko noneho ngo abibonye aravuga ati noneho ngiye kubakoresha mbahata akazi, kuko abantu bafite akazi ntabwo babona umwanya wo kubyara. Noneho ngo bahakaze babumbisha amatafari ku manywa na nijoro, ngo akanabakubita inkoni zirabarenga. Noneho ngo ikintu bakoze barasenze. Reka mbabwire ngo barasenze, Imana irabihorera. Barasakuza, Imana irabihorera. Bavuza induru, Imana irabihorera. Bayibutsa amasezerano, Imana irabihorera. Burya reka mbabwire ikimenyetso cy'umuntu muzima. Hari umuntu uvuga ngo mfite ibibazo, ngo Mana ngo byakomeye ngo byacitse. Burya ubu biba bitaracika. Iyo byacitse ugenda gusenga birakunanira, kavuga ati ejo bundi narayibibwiye se ubundi abisubiramo. Wakwicara ugasinzira kandi urimo gusenga ukaryama ukavuga ati menya ngiye gupfa. Burya nibwo noneho burimo gusenga. Naho mugiye kuvuga byadogereye birakomeye byacitse utari wabura n'ibyo uvuga. Noneho kugira ngo umenye ko byacitse nuko noneho ubura n'ibyo uvuga, ahubwo ukajya wumva amagambo hanze batarapfuye, bati ibyo yigize, bate ngo arasenga, bati reka turore. Ya burya urimo gusenga sha uba wageze ku gipimo cy'Uwiteka Imana Nyiringabo. Haleluya. Uba wakigeze wakiza gishimishije. Ngo noneho burya n'umurwayi muzamucunge. Umuntu urwaye aratangira ngo ndi kubabara, ngo munzanira ngo agasupu, ngo munkorere ngo bitarimo, ngo ni muzima. Niyagitaka
nakivuga ngo mumpindukize ni muzima, noneho yageze ahantu no kuniha atakiniha. Kweri burya aba yarwaye, aba yashize. Naho mu gihe ukiri kuniha uzareba n'ukuntu tubashya ngo turarwaye. Umuntu urwaye agera kwa muganga yareba abarwaye agahita akira, kandi nyamara wavuye mu rugo uri gutaka, ariko wareba abarwaye ukavuga ati yewe nabeshyaga ndi muzima. Abisirayeli ngo barasenga, bavuza induru, barataka, Imana irabihorera ngo noneho baraniha rero. Nabonye umuntu wagize ibibazo w'inshuti yanjye, nabwo nabonye ko ibibazo bibaho, noneho nkajya numva ari kuvuga ngo nkaho urusenda, nkaho ari kuribwa n'urusenda, naho kumva umutima wananiwe kwakira ububabare busigaye bugaragara hehe ku munwa kubera ububabare bw'agahinda. Ngo nuko Abisirayeli banishye, Imana yo mu ijuru ngo yumva kuniha kwabo. Mwumve ikintu nakundiye Imana kuri iyi ngingo. Iyi ngingo nayikundiye yuko itavugana n'umunyabibazo, ahubwo ivugana n'ufite igisubizo cy'ibibazo. Imana ntabwo yigeze ivugana n'Abisirayeli, ahubwo yavuganye na Mose ufite igisubizo cy'ibibazo. Iramubwira ngo Mose, haguruka ujye muri Egiputa unkurire y'ubwoko, ndi kwihuta. Umva ikintu yamubwiye. Yaramanjije iramwereka icyambere ati ko kwa Farawo ari ibitangaza, nzagenda mbabwira iki nkora ibiye bitangaza. Imwereka ibitangaza Imana yakoze. None ikora ibitangaza bigera kuri 4, nibyo nshaka kuvuga. Icyambere, igihugu igikuramo ibyo kurya ikoresheje inzige, zirabirya birashira. Farawo ngo yanga kubarekura. Ikora icya kabiri, ibikeri biraza. Buriya Imana yakoresheje ingabo 3. Ingabo ya mbere ni ingabo zo mu mazi, kuko isi igira ingabo 3, zo mu mazi, zo ku butaka n'izo mu kirere. Ntabwo Imana rero ariyo yasigaye inyuma mu gisirikare. Imana nayo igomba gukoresha igisirikare cyo mu mazi, cyo ku butaka n'icyo mu kirere. Ihera ku cyo mu mazi. Mu mazi rero harimo abasirikare bitwa ibikeri n'imitubu. Ibikeri bivugana n'imitubu biti tugomba kujya ku rugamba tukajya guhangana na Farawo mu izina ry'Uwiteka kandi tukamutsira. Ibikeri biravuga ibiti rero twebwe tuzajya tujya mu nkono. Abantu bazi imitubu n'utukeri dutoya ariko dusimbuka dufite n'amazi. Twa rero twajyaga mu buriri, aba muri Egiputa bajya kuryama bagasanga imitubu yanyaye mu buriri, bagasanga biri mu nkono neza, ngo babura amahwemo. Abasirikare bo mu mazi barabazengereza, kandi ntiwarasa ibikeri. Sinzi ikintu wakora ngo wice ibikeri, ngo byose byo mu mazi byose bivamo birasakuza bivuza induru. Ngo nuko Farawo ahamagara Mose ati muze mwirukane bino bikeri nzabarekure. Ngo aranga. Imana ikoresha abasirikare ba kabiri bo ku butaka, aribo inda. Inda babwira yuko inda ntabwo igira ubwenge. Inda ntabwo waba uri umunyacyubahiro ngo uyikange ngo ndi umunyacyubahiro ngo none ngo wandawe ntuntere. Inda zaraje zijya mu myenda y'abakomeye, zijya mu myenda y'aboroheje, zirabarya. Barongera bahamagara Mose bati Mose, irukana izi nda ziratuzengereje kuko ubutaka bwari bwabaye inda, tubarekure mugende. Imana yohereza aba mu kirere aribo nzige. Noneho ibyo biranga. Imana ihindura amazi amaraso, ibyo biranga. Imana iravuga iti ngiye gukora igitangaza cya finali, aricyo cyayo. Abana b'imfura bose n'amatungo y'imfura yose yavutse mbere, n'imbeba yavutse mbere, ikintu cyose cyavutse mbere kirapfa. Ariko Mose ngo aratangaza, aravuga ati nijoro haraza marayika murimbuzi, umuntu urica umwana w'intama agashyira amaraso ye ku muryango. Marayika murimbuzi ntabwo arita ku nkozi z'ibibi ziraba ziri mu nzu, icyo arita ku maraso ari ku muryango. Haleluya. Byasobanuraga ko abari muri Kristo Yesu nta teka bazagira gute, bazacirwaho. Amaraso bayashyira ku muryango, marayika murimbuzi yaza, ariko ngo abana bose b'imfura barapfa. Abaturage babyukira kwa Farawo ngo barekure bagende. Murabizi bambutse inyanja,
bageze hakurya Imana ivugana na Musa irababwira ngo nimujye gutata igihugu tuzajya kubamo, murebe uko kimeze, murebe n'abantu bagituyemo, mutuzanira amakuru. Bajya gutata, abantu 10 baravuga bati igihugu tukivuyemo kirimo abagabo barebare, twabigezeho tubona tumeze nk'inzige, igihugu nk'uko Imana yakivuze nicyo, ariko ntabwo bizakunda, ahubwo mureke twisubirire muri Egiputa kuko bazatwica, ntabwo tuzabashobora. Bibagirwa ibitangaza bikomeye Imana yabakoreye, bibagirwa ijoro ryanze gucya, bibagirwa amazi yahinduye amaraso, bibagirwa ingabo za Farawo zaguye mu mazi, ahubwo babona Abanaki bazabica. Baravuga bati ntibizakunda, twisubirire muri Egiputa. Ariko Bibiliya irambwira ngo Kalebu na Yosuwa, haleluya, Kalebu na Yosuwa ngo nabo baraza ngo babwire iteraniro, ngo iryo joro iteraniro ryaraye barara bafite agahinda bati niyo twigumira muri Egiputa. Ngo nuko Kalebu na Yosuwa baraza baravuga bati niba Uwiteka twishimira, haleluya, azatujyana muri kiriya gihugu cy'amata n'ubuki, ati kandi azatujyana kiduhe, ati kuko bari Abanaki nibarebare, ati ariko twabarebye dusanga nta kibakingira bafite, ati none mureke tubatere nona. Ngo Abisirayeli bose ngo bararakara, ngo batere Kalebu na Yosuwa amabuye ngo babice, ngo ariko ngo ubwiza bw'Imana bubazaho, ngo Imana yirahira irakaye iravuga ati nukuri ubu bwoko nzabwica bwose mbumare. Ariko Yosuwa Mose aravuga ati hoya wibica, ariko ngo Imana iravuga ngo nzabatsinda mu butayu. Kubera iki Imana yashatse kubatsinda mu butayu? Ni ukwibagirwa imbaraga n'iby'Imana yabakoreye. Ngewe rero ikintu nashakaga kubabwira, message nashakaga kuba, ntimukwiriye kwibagirwa Imana, ntimukwiye kwibagirwa ibitangaza by'Imana ngo mubone ibisigaye ari byo bikomeye, ahubwo mukwiriye kubona iby'Imana yakoze ari byo bikomeye. Mukwiriye kubona ko n'ibisigaye imbere y'Imana byoroshye. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana nubwo nta bintu biyinanira, ibikugoye biroroshye cyane, kandi ibyo yakoze nibyo byari bikomeye.